Nongeye kubasuhuza abakunzi ba ese wari ubizi mukurikirana hano kuri Peter Show. Yiteguye iki kiganiro kandi nkakibagezaho nk'abandi Peter. Muri ese wari ubizi ya none tugiye kuvuga ku bimenyetso byakwereka ko ubudahangarwa bw'umubiri wawe wagabanutse. Ubundi ubudahangarwa bw'umubiri nibwo bwirinzi bwawo. Nibwo umubiri wifashisha mu guhangana n'indwara ziterwa na za mikorobe, za bagiteri, imiyege na virusi. Si ibyo gusa kuko ubudahangarwa bw'umubiri nibwo bugira uruhare mu gusukura umubiri busohoramo ibyawutera kanseri. Nyamara kandi bitewe n'impamvu zinyuranye zaba izituruka ku burwayi, imirire se cyangwa izindi mpamvu, hari igihe ubudahangarwa bucika intege nuko umubiri ukagira ibimenyetso ugaragaza byakwereka ko bwagabanutse. Muri ese wari ubizi ya none tugiye kureba byibuze ibimenyetso 5 byakwereka ko ubudahangarwa bw'umubiri wawe bwacitse intege. Mu kanya ndaje tubivugeho. Ikintu cya mbere kibigaragaza ni umunaniro. Yego nibyo umunaniro ugira ibintu byinshi biwutera ku isonga, akaza gukora akazi kaba k'ingufu z'umubiri cyangwa ingufu z'ubwonko. Nyamara mu gihe ugira umunaniro nta kintu kidasanzwe uzi wakoze, cyangwa ugasanga uri kugira umunaniro uhoraho ku buryo n'urugendo rugufi rukunaniza, hamwe no guterura ikintu kitaremereye cyane bikakubera ingorabahizi, ntuzashakira ahandi. Abasirikare bawe baba baracitse intege cyangwa baragabanutse. Ikindi kintu cyakwereka ko ubudahangarwa bw'umubiri wawe bwagabanutse ni uguhorana indwara ziterwa na mikorobe. Indwara ziterwa na mikorobe tuzirindwa n'uko dufite ubudahangarwa bukora neza. N'ubusanzwe ahatuzengurutse mu kanwa, ku mubiri hahora mikorobi amamiliyari menshi, nyamara kubera ubudahangarwa bukomeye izo mikorobe ntacyo zidutwara. Ariko niba utangiye kujya urwara ibisebe bya hato na hato, indwara z'uruhu zinyuranye cyane cyane ziterwa n'ibiyege, no kuvuga ibihushi, ibisekera, haba mu ntantu cyangwa ahandi ku mubiri, cyangwa se kugira ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, guhorana ibibazo byo guhitwa, kubyimbe ishinya n'ibindi bimenyetso byose waba ugaragaza ku mubiri bidasanzwe, bigaragaza ko umubiri wawe ibiwurinda nta ngufu bigifite. Ikindi kintu kigaragaza ko ubudahangarwa bw'umubiri wacu bwagabanutse ni uguhorana inkorora, ibicurane n'indwara zinyuranye zo mu muhogo. Akenshi izi ndwara ziterwa na virusi. Ubudahangarwa bwacu akamaro kabwo ni ukuturinda kwandura indwara ziterwa na virusi, dore ko inyinshi nta miti zigira. Burya itangwa niyo kongera ingufu z'ubudahangarwa. Ubwo rero niba usigaye uhora ufite utubazo two mu muhogo twa hato na hato, ibicurane bidakira, ni ikimenyetso kikwereka ko abasirikare bawe bananiwe. Ikindi kintu twakora cyangwa se kigaragaza ko umubiri wacu ubudahangarwa bwawo bwagabanutse ni ubwivumbure bw'umubiri. Akenshi ntabwo duhuza ibidutera ubwivumbure, ariko hari abatihanganira ivumbi, abatihanganira imbeho n'umuyaga, abatihanganira uburwayi, abatihanganira ibihumura cyane n'ibindi. Akenshi iyo bitugezeho umubiri ntubyihanganire, birangwa no kwitsamagura, kwishimagura, no kugira uduheri ku mubiri, kugira ibicurane, gutukura amaso ukayabyiringira. Ibyo bimenyetso iyo ubibonye ujye umenya ko umubiri wawe ubudahangarwa bwawo bwagabanutse. Niba bitangiye rero kujya bikubaho kandi mbere bitarakubagaho, bivuze ko umubiri wawe hari icyo uri kubura. Icyo nta kindi ni ubudahangarwa. Ikindi kintu cya 5 kigaragaza ko ubudahangarwa bw'umubiri wacu bwagabanutse ni uguhora ufite ibikomere kandi bigatinda gukira. Iyo ufite igikomere kigatinda gukira, ujye umenya ko hari ikibazo mu mubiri wawe. Ubusanzwe iyo ukomeretse, umubiri uhita uhera gutangira kwisana, ku buryo nyuma y'igihe runaka hari hakomeretse haba hakize hagasigara inkovu. Ubwo rero niba usigaye ukomereka n'igikomere gito ugasanga kugira ngo gikire biratwara igihe kinini, nta kabuza hari kitagenda neza mu mubiri wawe. Ubwo urumvikana ko abasirikare bashaje batangiye kujya bararizamo kurinda umubiri wawe. None se niba byaratubayeho ni iki twakora? Niba ubonye ko hari ikibazo ku budahangarwa bw'umubiri wawe, hari ibyo kurya ushobora kwifashisha kugira ngo ubashe kongera kuzamura ingufu z'ubudahangarwa bwawe. Ibyo byo kurya ni iby'ingenzi kandi rwose
mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzakugezaho ibintu warya kugira ngo wongere abasirikare, ubudahangarwa, ingufu z'umubiri wawe. Mureke ibyo tuzabivuga mu kiganiro cya ese wari ubizi cy'ubutaha. Mwari kumwe na Peter. Ciao ciao.